Ikaze mu kiganiro Star in the Kitchen muri kumwe na Clemi Keza. Ni ikiganiro gishyashya no kwisango Star, nizere ko kizabasha kukunyura. Ni ikiganiro rero tuzajya tureberamo ibijyanye no guteka nkuko izina ribivuga, urabyumva Star in the Kitchen. Umustari mu gikoni azajya ari mu tuntu tunyuranye, udukoryo, nyuma kandi tugende no gusura amahoteli atandukanye, tugende gusura no ibikorwa bitandukanye byo bijyanye no guteka, hanyuma kandi tukanarebera hamwe n'ibijyanye n'indyo yuzuye. Ni mukanya rero nyuma y'iki kiganiro mugiye kureba twasuye umustari witwa Sekamana, nyuma ye turaza no kumwakira muri studio hanyuma agire n'ibindi atuganiriza. Ibintu byiba ku mubiri ari narimo n'inyama nziko no bari inyama zira zijya ku mpande nyine zigafata nko mu nda zigafata mu mbavu. Inyama ziteye amarobe. Ibyo byari bihari. Amarobe, uburoho. Amarobe ni hako kundi uburoho zikabona muri desert mbere yo kuno kabona imwibonye inyamigera imira takaza nk'utuntu tw'uburoho kano ngate kano naka ngaka uruhane ni rwo rusigara ngaho kataturebe no kuvuga ngo bafata gutya ibyo bazanyerekeye gutya sibira no ugakeba aje kumukuramo akantu k'imbere sibyo kumukiko nabanye ngo ntacyo mbata isizemo harya no kuvuga ngo yes bagiye gukata julienne wese gatoya kanyene nanura kugira ngo tujye kumera nko twa chef kandi nabwiye mama shali ni wapi biye byanye mu bijyanye wamenye kurya ndavayo ndiye noneho inyanya zamaze kuzibona sawa ugakatanga kumwe wakase mbere sebyo ubu turi gushaka Julienne inyanya tuzi ikikore gutya Julienne agiye mari yicari n'impanga hariya dore akiri byiwawe dore nanago yafatanyije neza nabona bafatanyuye ahubwo aba n'abanyeshuri bari kwiga nabwo nabonye avanira inyuma ariko bazagenda bayemenya biri ariko bisaba intuzi bisaba imbaraga nako bazagenda bayemenya. Twageze ku makaroni yacu sibyo anga urumva urabizi gusa nyine zamuka isaba igishirira hano bigiye on iyi naga ari igishirira nayo mishiriko ntabwo ahubwo hariya hepfo ntabwo hageze hehe urimo hepfo ntabwo wafunguye tonzi ni mwiza nyine uramwemera n'imbere y'akawe mwemera gute rero iyo abantu bateka ntabwo bashyiraho ikiriro cyinshi ibintu byashira oya uratangira ari mwinshi nta kibazo aka kabuye urahagije utangira ushizeho umuriro mwinshi ukagabanya noneho yabize mbese akabira mbese muri make amazi yamaze kubira ufata akunyu gakeya turaza kubikora nabira akunyu gakeya n'utuvuta dukeya cyane utwo tuvuta nutwo gutuma adafatana umbeshe ikindi ukabara ugakautinga standard ku isi yose ni 8 y'amakaroni kuko mu rugo basiga barateka makaroni umbeshe bateka makaroni urcyo aba overcook yutetse bikarenga 8 yaba overcook none nutrient zikava intungamubiri zikavamo zigafaninga down mu mazi zikigendera muri amazi wamenye ngewe yeshiramo amazi ku buryo bishya oya gushiramo amazi bigahwana no ntabwo yo kumva bya nushaka gushiramo menshi ariko amakaroni ntabwo yaba 8 ku buryo urakanyuma uyira niyo standard y'amakaroni amakaroni ndafungura amakaroni ugafata uko bitasi funguka ishira itafunguka kandi bayishasha bayafungura gute ugakubita hasi cyane nakubita hasi ufatishe neza kugira adacika press ya tomheki nuko ngo fungura gutya
akanga ubwo aravunamo kabiri cyangwa aravunamo kabiri uyakuramo wese akagwa ni kamwe akantu gato kayuzuye utu dusigaye se two natwo ni ari udutaka ndavuga ngo uyavunamo kabiri uragenda nyamuneka gahoro yabiza wihangane tudashya noneho akunyu kakunyu gake kagomba kubanza dore reba ukuntu ugomba kuyakuramo ameze sawa murabona apana ibyo kuvuga ngo yagiye acikagurikamo uzimya gazi warangiza ukayaminina sibyo ukayayungurura cyangwa sibyo muri tami nigeze kuyibona tugiye kuyayungurura rero muri tami tami nakayungururiza tugiye kuyayungurura sibyo ubona ko iri makaroni pana kubuzana bwacikaguritse ukabona ko ari makaroni bakunda ushyiramo ikanya noneho tugiye kubanza twashaka isosi twateka isosi kujya isosi niyo turaza kuvangamo muri ya dishi yacu ukurikiraho icyo ngo igitunguru inkoko nazo nako igitunguru nacyo igitunguru nacyo ugakata julienne ariko julienne yagora byose ibi bintu bijyamo biba bigomba kumera kimwe byose ni julienne byose ni julienne wikebye kangahe kugira ngo ujye kubimenya nandikeje kangahe noneho tujya gukata ikitari julienne cyo gushira cyo gukoresha mu gasosi iyo ishipu yo bayita kana ariko nandicyo kaba kafuze njye ngibyo ndabijogora chefu nyine kumenya ako ngo nako ukoresha ese nk'umuntu ukunda nko kurya inyanya mbisi akanga kabura ntiyahita akarya gafatire kankwereke ako nawe urimo arashitisha uzi iyo bigenda Brenda tungu tuzi ukuntu abantu benshi siya dukunda ashaka kurya ibintu biseye reka Brenda igukorera umuti mu buryo udashobora gutekereza nkanjye uba ugomba kundeberera nkanjye nkabikora neza ucana akanga dukora mpaka tubaye amazi noneho tugateka ikinyama kweli kiraza kujyaho wabonye yuko ku isosi bari kuyungurura isosi ndetse nkaye bari gukoresha ngo bakita akayunguruzo nazo numva ngo tami akayunguruzo ariko niyo bafite ikinyarwanda bumva akayunguruzo navuga akayunguruzo akayungirizo za nyanya zawe waseye uraziyungurura sibyo kugira ubone isosi itarimo ibintu by'ibibuto nuvuga ngo bakoresha tami bagira batya bana kuzunguza uko bibaye intambara cyangwa se ugakubitaho akantu gutya kugira ngo n'aya mazi yasigayemo ashiremo azishizemo aya ntabwo zishyizeho zigarukiye hano udashoka shefu ukatubirira nabi ariko oya wumvise ukuntu chicken na kitchen mu cyongereza bijya chicken iyi ni blessed chest kuko blessed mu kinyarwanda nk'iki tuvuge
breast waruvuze chest ni chini nacyo kino gice cy'ahantu igituza yes ni igituza sawa ubu nacyo tugiye kugikatamo julienne shape zose ziba zigomba kuba zimeze kimwe nuko nazo zose byose iyo nza kuba nitwa julienne ngene rwita ndihindura nzakimutagira nayo ngo inkoko bayikasemo julienne nayo ugashaka shape ndimo gutinya kurebaho cyane kugira ngo uba warabimenyereye none se njye mfite akabazo k'amatsiko inkoko iyo bamaze kuzikatamo duto cyane buriya zirakomeza zikaryoha nk'inkoko abanyeshuri nabo ushobora kuba insurance kuko hano yashya yagira nabo ushobora kuba insurance ubuse bagwaye inkoko ntibyabigisha waye cyangwa wikende gusa ukibye nka kamwe kakava bakagura inkoko byaba ari oya nyine ntabwo wakeba kose ngo kave wowe nyine wakataho gato waye ariko shawa byuka mu gitondo ni ukuvuga ngo inkoko yagushizemo kandi handi wakasitagiye rero inyama nzikunda ari nini wakagera gatoya se nk'uko nguko babaye ba Julienne ndi kumva ntazi oya iyi niyo shape ibintu byose bijya hariya bigomba kuba bigomba kuba ari utujulienne niyo art umvishe nicyo guteka byitwa rero inkoko nyikunda kuriya nyiniza ewaneri yose ukajya tubona twe tuba turi ukaryamo hamera hejuru ubu tugiye guteka inkoko ubu ni ba Julienne dushobora gukoresha tonzi turi kuvanga ndakubwira mwumva ahubwo ntabwo najyaga mbyitaho ariko ngiye kuzanteka reba inyama watetse zimeze gutya ushobora kujya mu mahoteli runaka ugasanga badukerebye gutya akaba ari two bituma wishyura akayabo k'amafaranga bitewe n'uburyo zakozwemo ubuzima inyama si ukaba kureba ugatekaho gutya uteka harya ni baje Julienne yashizemo ba Julienne ako wabonye ukuntu no arimo agiye kuzisorera ariko nabimenamo nabimena ko ndabonye bikoresho donc bisaba chef kugira ngo umuntu abe yabasha kubiteka wenyine donc nako kubimenya kubiteka wenyine ku buryo bitangira akabisoza nyine wowe udahari byamutwara n'igihe kinini ubundi ubanza wakoramo iza plus ariko ubundi bino ni iminota 30 oya ntabwo ndi kuvuga kugira ngo biteke birangire nyine ubu ngubu turabikoze birarangiye ubutaha nk'uyu nguyu w'umujamaro iminota 30 aje kugira ngo abyikorere donc kugira ngo abimenye byamutwara n'igihe kinini iminota 30 ubundi byawe bibaye kongera kubyiga cyangwa none ushobora gushiramo ka black pepper gakeya cyane iyi ni black pepper gatuma bihumura neza ese hari vitamine zihariye kagira black pepper taste yako niyo tugakunda ubundi oya ku munota wa nyuma inyanya zijyamo ku munota wa nyuma ariko umuriro ndabona twawugabanyije cyangwa wasi umuriro njya wakuye inyanya na hariya kubera zirahagirira ziraza kuharira izina ry'umwana ahita aba mwiza ubiriya amezi 3 mbaraga mu biki ubuzima mu mubiri ndabeshyana igitunguru cyose gifite vitamine nyinshi kurusha igitetse ubundi si muri ngombe yawe ikibazo muri sisi none ngiye nkagaruka no kwiye uravuga iyo dukorera mu ipanu isosi nayo twari kuyisukaho iyi sosi uyishyiraho hejuru ntabwo dufite igipanu kinini yes dufite igipanu kinini twabikora ku panu byose
ubwo nuko ubwo ibi bishaka kuvuga ko n'umuntu udafite ipanu mu rugo ashobora gukoresha wakoresha isafuriya rwose aha turi kwerekana abo mu rugo ubwo byagusaba simwa bijya urara ahantu kubirya kandi bishobora kuba ari uko bikase neza ntabwo ndi kubibona ukaza bihumura neza ukaza kuvanga nono idishi yawe ukayivanga neza kugira byivange n'isosi neza oya n'umunyu ndawushiramo kugira ngo ufata n'amaboko yanjye ko ndaza utwo tuvidewo ukavanga neza inkoko kugira zivange n'amakaro n'isosi yivangemo neza nishura kakavidewo kagomba kugenda ariko ujye uvangira ku ruhande kugira bitagira imyanya zikunda ndetse fata nk'aka ngaha ni ukuvuga ngo aha ngaha urimo uravanga dishi yawe sibyo siwakita dishi se aha reba kremi hano urimo uravanga dishi yawe ni umudishi mani ni ukuvuga ngo kandi ugakoraho kugira ngo ibinyanya bitipondaponda cyangwa urajya bakadapfa ubusa agaki kariya wari umanuye byose kaba karimo karajyamo hanyuma chef ubwo tugiye gushyiraho furushete zingahe furushete zingahe mwene tungo njye ntabwo ari necessaire rwose ji nayo ni mu mutuzo njye ibintu byose ndabyikorera nta kintu kiretse fanta ikintu cyose ndacyikorera saa sita zirabura iminota mikeya nizere ko wabashije kuryoherwa na biriya biryo ariko nyine niba utabashe kuryoherwa ubwo sinzi ubwo uzatubwira ubutaha nyine uko tuzabigenza ariko muri makeya nizere ko wabashije kumenya uburyo ushobora gutegura inkoko yawe iri muri spaghetti hanyuma rero uwo muntu mwabonaga ari guteka turi kumwe hano reka muhe ikaze izina nari narivuze ariko ibindi bisigaye urabyivugira muraho neza abakunzi b'isango ndabasuje mu magambo makeya urase ku ntego uhita utwibwira Sekamana ni muntu ki Sekamana Eric ni umumurikamideli mu Rwanda n'umucuruzi nayo nkuko nabivuga Afrika hoje ubwo umuntu ahita yibaza umunyamideli ufite kahoje kuri wowe nyine bisobanuye iki ni ukuvuga ngo ni ikintu ushobora gukora gitanga serivisi ku bantu uretse ko abantu benshi bahita bumva yuko iyo umuntu ari umumurikamideli byanga bikunze agomba kugendana n'imyambaro gusa ariko burya imideli ikora ku bintu byinshi byose byo mu buzima hari iyo mideli y'imodoka kwitunganya igasa neza ni byinshi cyane hakazamo no guteka ari nabyo bamaze kubona aka kanya ubwo ikibazo cy'amatsiko ngira ngo mite nkubaza nyuma y'uko tuvuye hariya mu gikoni iriya dishi nk'uko bakomeje ubivuga Mr Dish iriya dishi wigeze wongera isubiramo mu rugo wenyine iriya dishi nzayisubiramo dimanche ntabwo ndayisubiramo byo nambabeshye ariko dimanche nzayisubiramo kubera iki dimanche hari iki cyihariye niyo munsi mbona wo kuruhuka neza ndi mu rugo nibwo mbasha guteka hanyuma ubonye akanya amasegonda make yo kuba wagira icyo ubwira abakunzi bawe abagukunda nk'umuntu muri kimideli ndetse n'abagukunda mu bindi bintu bitandukanye ukora ni iki wababwira ubu nonaha nk'umuntu umaze guteka ni ukwishimira gukora indyo nziza bakishimira gutegurira n'abana babo indyo nziza murabizi ko leta iri gukangurira abaturage gukoresha indyo nziza yuzuye intungamubiri nicyo nashishikariza abadukurikiye kuba babikorera abana babo no gukurikirana ibikorwa byanjye ku mbuga nkoranyambaga ni Sekamana Eric Louis nk'uko amazina bayazi hanyuma Sekamana
akabazo k'amatsiko kuba uri umuntu w'umusitari umuntu w'icyamamare kujya mu gikoni kuri we bisobanuye iki guteka kwa sinzi niba buri munsi mu rugo ubasha kwitekera ariko iriya experience kuri we yagusigiye iki ni ukumenya nk'iriya dishi ntayo narinzi nta kubeshya ikindi ni ukwereka urubyiruko bagenzi banjye ko imyuga irahari ni myinshi kandi ishobora kugufasha nk'uriya muntu wari urimo uratwigisha guteka tuganira chef wa cuisine turamusuhuze cyane yari arimo ambwira ko akiva muri hoteli yahise ashinga iriya ni resitora yiwe yinjiza amafaranga menshi nkanjye rero bisobanuye ko nshobora kwinsipayaringa abantu badukurikiye niba ari abankunda b'urubyiruko bagenzi banjye nabigisha guteka dore ko abasore tutabikozwa tuba twabihaye bashiki bacu ikindi no kwiyegereza popularite ikadukunda na cyane ko no guteka biraryoha ubwo rero amasaha anageze ni ya masaha yo kwisahane nizere ko rero niba uri mu rugo ugiye kujya ku meza uryoherwe nicyo nakwifuriza cyane cyane hanyuma kandi niba utari no mu rugo wenda uri mu rugendo ugana mu rugo nabuze kuryoherwa niba uri mu kazi nabwo mu kazi naho nyine bijya biba ko amasaha agera ukagera ku meza nakubwira niryoherwa ubwo ikiganiro cy'ubutaha ni kuwa kane nyine amasaha nk'aya ngaya ntuzabure I'm